Musore, mukobwa, mbere y'uko urambura ikiganza ngo ubane n'umuntu, ukwiriye kubanza kwitondera iki kintu. Kirazira kikaziririzwa kubana n'umuntu utaragera iwabo, utaramenya imico y'ababyeyi be, cyane cyane iya mama we. Utaramenya niba ari umusore uko afata nyina, uko yita kuri bashiki be, utaramenya imico y'umukobwa wifuza kuzabana na we. Kuko iyo mico y'ababyeyi be biri mu bintu bikomeye cyane biba bizagira ingaruka ku mibereho y'urugo rwanyu. Ndagira ngo mbamenyeshe ko niba mugiranye ikibazo, ababyeyi nibo bajyanama ba mbere ukwiriye kujya kureba. Rero niba ari ababyeyi badashobotse bafite imico mibi, biragoye cyane ko bazagira umwana wabo inama, ahubwo bazagufasha kurusenya. Niyo mpamvu rero mbere y'uko utera intambwe kugira ngo ubane n'umuntu, ukwiye kujya kurambagiza iwabo nabo ukabashima.